umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana dufite muri teme yacu, urwandiko rwa kabiri Petero yanditse igice cya gatatu umurongo wa 18. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa 18 muri Bibiliya yera. Haravuga ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana. Iyo ijambo ritangiye rivuga ngo ahubwo uzajya wifuza kumenya igitangira. Mu by'ukuri nuba wicaye uri wenyine wiga ijambo ry'Imana, wowe ntugahere kuri iyi verse, uzajya uzamuka hejuru aho bitangirira ndetse uzamuka hejuru aho urwandiko rutangirira, kuko uwandikaga igihe Petero yandikira abera batataniye hirya no hino, ntabwo yakuye muri mu murongo ngo wandike, ahubwo yabahaye urwandiko rwose. Rero biba byiza iyo umuntu arimo yiga ijambo ry'Imana ari wenyine. Ndabizi ko orora kundi ijambo ry'Imana, ndahamya ko nabo mubana namwe murikunda. Ni byiza ko wowe ujya ku ntangiro kugira ngo byumve neza, ariko mu kanya ko kwiga nk'aka kagufiya ntitwabisoma byose, ariko urumva ko bifite ikibibanziriza hejuru. Ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose, amen. Ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose, amen. Dukurire mu buntu no mu kumenya Yesu Kristo. Uwavutse wese agenewe gukura, ntabwo twagenewe kuguma ku kigero kimwe. Nawe uramutse uri umubyeyi cyangwa warabonye abana, nta mubyeyi n'umwe wanezezwa no kubona umwana wakomeza kuba umubebe, kandi ababebe ni beza pe. Turababona tukabapepera tukabavugisha, rimwe na rimwe tutavugishije n'ababyeyi babo, wabona akabebe ukumva urisekeje kuko abana baba bateye imbabazi. Ariko nta mubyeyi n'umwe wakwifuza ko uwo mwana we nubwo ateye imbabazi gute yakomeza kuba umubebe. Igihe cyo guhagarara ntahagarare, igihe cyo kurya ntarye, igihe cyo kuvuga ntavuge, igihe cyo gukura ntakure, biba ari agahinda. Na data rero watubyaje imbuto itabora, tukabyarwa n'Imana, tugahinduka abana b'Imana mu buryo bwo mu mwuka. Nubwo tuba rwose turi abana, ijuru ryishimira. Mwibuke ko iyo hari umuntu umwe wavutse, ubwo ni umunyabyaha umwe wihane, mu ijuru ngo haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ni ukuvuga ngo haba ibirori, hakaba impundu. Ubwo turabivuga mu buryo bwacu ko n'ubundi mu ijuru hahora umunezero, haradutegereje kandi tuzajyayo. Ariko ni ukuvuga ngo umunezero uriyongera kubw'umwana umwe wavutse mu isi yo mu mwuka, kubw'umunyabyaha umwe wihane. Ariko nubwo haba uwo munezero ungana gutyo, ntabwo ijuru cyangwa data utubyara ntabwo yakwishimira ko umuntu akomeza kuba umwana, ahubwo yifuza ko rwose yagenda akura atese, arushaho gusa na Yesu. Nibyo rero twagenewe. Nta muntu rero wakura atabanje kuvuka. Nta muntu wagenda ngo afate ku nda y'umugore itarimo intangangabo n'iy'umugore byahuye ngo ajye yisengera ngo avuge ngo uyu mwana nakuri. Oya, ahubwo iyo umwana yabonetse, intangangabo n'iy'umugore byabaye, hanyuma umuntu yasengera gukura k'uwo mwana ngo akure neza. Niyo mpamvu itangiriro rya byose ni ukuvuka. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza burimo buvuga tubwirwa uko umuntu avuka. Yohani yarabitwandikiye rwose, atubwira ko atari kubw'ubushake bw'umugore n'umugabo. Ntabwo kubyarwa kuri natirere kwa data na mama ariko kwampeshe kuba umwana w'Imana, wenda ibyo ntitubitindeho. Ahubwo babyawe n'Imana. Ni abantu bizeye icyo Yesu yakoze ku musaraba, baracyemera, kigenga ubuzima bwabo, batumira icyo Yesu yakoze ku musaraba, baracyizera, kibabarwaho. Uwo munsi bahabwa ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Wavutse rero wese yagenewe gukura. Ariko birashoboka ko umuntu yatinda gukura cyangwa se yabura gukura. Biratangaje kuko umuntu wavutse wese yagombye gukura. Ariko hari ibintu Pawulo yavuze arimo abwira itorero ry'i Korinto, barimo bapfa bashwanye. Mbese bamwe bavuga ngo turaba Pawulo, abandi bavuga ngo turaba Apolosi. Hanyuma arababwira ngo we yateye imbuto, ngewe Pawulo nateye imbuto, Apolo arazuhira, ariko gukuza ni uko Uwiteka. Ni mu Bikorinto ba mbere 3:6. Ni ukuvuga ngo habayeho imbuto y'ijambo ry'Imana, abantu baryumvise barizera, niko Pawulo yavuga ngo yateye imbuto, hanyuma Apolo aruhira. Ni ukuvuga ko uwo murimo wo kuhira rero ni uw'ingenzi. Uwo murimo wo kuhira nubwo ari Imana ikuza, ariko ni uw'ingenzi kugira ngo abakura bakure. Iyo utabayeho, imbuto yagoma mu butaka ariko igasa nk'itarigeze ihaba. Umuntu yateye igishyimbo mu murima akahaca umunsi ukurikiyeho, ntabwo amenya ko munsi y'ubwo butaka harimo igishyimbo. Ariko imvura nigwa, ifumbire ikajyaho, uzajya kubona ubona igishyimbo cyaragondoye. Mu Kinyarwanda cy'ubu ni uko bavuga. Nubwo rero nkunda ijambo ry'Imana ko ryavuze ngo mukurire mu buntu bw'Imana. Iyo atagezwe ngo mukurire mu buntu bw'Imana, biratwereka ko nta ruhare rwa muntu rurimo.
ni ukuvuga ngo ni Imana ikuza, ni mu buntu. Murabizi ubuntu ntibukorerwa, ubuntu ntibugurwa, ubuntu nta kintu bushingiraho. Ubuntu ndabukunda kuko ntabwo bivuga ngo uyu yujuje ibisabwa, ngo uyu ntabyujuje, ahubwo abantu bahombera mu cyo ubuntu buzana ni abantu rimwe na rimwe bashobora kubwira ngo ndi mubi cyane, njyewe ntabwo ubuntu bw'Imana bwankorera. Hakaba n'abandi bavuga ngo nkurikije uko nagendanye n'Imana neza, nkurikije uko nakuze n'ikinyabupfura, nkurikije uko nitwaye, bakaba bagira ngo muri ibyo byiza bakoze nabyo hari icyo byabongerera ku rugendo rw'agakiza. Imana ishimwe rero ko ubuntu ni ubuntu nyine. Ubuntu bwarengera uwabaye ruharwa udafite ikintu na kimwe Imana yashingiraho ngo imukize. Ubuntu kandi bukongera bukarengera umuntu wari ufite ibintu byiza muri we, wakuze neza, ariko azi neza ko iyo neza yakuriye muri ikinyabupfura no kwitwara. Buriya abantu bitonda mu buzima akamenya ko ntacyo byongera ku rugero rw'agakiza. Abo rero nibo babenefitinga cyangwa nibo babenefisiya, nibo bungukira mu buntu. Imana ishimwe cyane. Biratangaje, nagiye mbona muri urugendo rw'agakiza mu buryo umuntu wabaye mu byaha byinshi, umuntu ubuzima bwarenganyije. Hari igihe ubona umuntu ukabona ubuzima bwamuhereye mu buto buramwica, isi iramwica, uburyo uwo muntu ashobora kwibwira ko akurikije ubuzima yabayeho ubuntu bw'Imana ntacyo bwamukorera. Ibyo bintu birababaza, cyangwa se ko Imana itamwemera bikurikije amateka ye mabi. Ukongera ukabona none undi muntu usa nkaho yakuze neza rwose, yitonda, atakubaganye, atagiye mu byaha, none akaba yibeshya ko iyo ngendo nziza nayo nawe hari icyo yamwongerera mu buntu. Ariko ubuntu ni ubuntu, yaba kuri uruhande rw'ibikabije bibi cyane bigaragara ko nta Imana yaca, no kuri uruhande rw'ibyiza cyane ariko bitakiza umuntu. Twese dukizwa n'ubuntu. Iyo umuntu abisobanukiye ko ntacyo azana, akamenya ko nta n'icyo asabwa, akamenya ko nta n'igishingirwaho, atangira kungukira mu buntu kandi akanezererwa urugendo. Imana ishimwe rero. Ijambo ryatubwiye ngo dukurire mu buntu bw'Imana, dukurire mu byakozwe n'Imana, dukurire mu byo Yesu yarangije ku musaraba, ibitava mu mbaraga zanjye, ibitava mu mivukire yanjye, ibitava mu masengesho yanjye. Murimo murasenga kandi kuko ni byiza. Imana ijya iduha imbaraga n'ubuntu bwo gusenga. Bakundwa, muri mu bihe byo gusenga no kwiyiriza, Imana ijya ibidushoboza buri munsi. Birakenewe mu bintu nsengera iteka no gusaba Imana ngo impe imbaraga zo gusenga. Nicyo ngisaba buri munsi, ngishwa nkwiye gusenga, impa ubuntu n'imbaraga byo gusenga, kuko turabikeneye pe. Ariko ubu buntu dukuriramo yewe ntibuzanwa no gusenga, ntibuzanwa no gufata mu mutwe imirongo y'Imana, ariko ibyo byose ni ibikoresho Imana icamo, hanyuma ubuntu bukadukorera rwose. Ngo dukurire mu buntu, nyuma zo kumva ko ari ugukurira mu buntu, ubundi wagombye guhita ugira ikiruhuko mu mutima, ukavuga uti ntibari ibikorwa n'Imana, nanjye ndi kandida kuri byo, nanjye ndi umwe mu babihabwa, kuko nta kintu na kimwe bishingiyeho. Imana ishimwe cyane. Mukurire mu buntu no mu kumenya Yesu Kristo. Amen. Tugiye kwifashisha icyanditswe kiri mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero rya Efeso, igice cya 4 umurongo wa 11 tugeze ku murongo wa 16. Ndakoresha Bibiliya yitwa Ijambo ry'Imana. Niba Ikinyarwanda ari cyo uzi cyane nkanjye kurusha izindi ndimi z'amahanga, ukwiriye kumenya iyi Bibiliya. Iyo umuntu afite facilité mu Byongereza, mu Bifaransa, mu zindi ndimi, iyi Bibiliya Ijambo ry'Imana ashatse wenda ntiyanayitaho cyane. Ariko iyo uzi Ikinyarwanda cyinshi nkanjye, Icyongereza kikaba gike n'Igifaransa kikaba gike, ni byiza ko yita kuri iyi version yindi twabonye y'Ikinyarwanda, bidufasha kongera kumva. Murabizi Bibiliya yera irimo Ikinyarwanda kenshi cya kera, rimwe na rimwe gikomera cyangwa ntunacyumve, ntikibanguke ko kitari mu mvugo yacu ya buri munsi. Twagize umugisha wo kuba dufite iyi Bibiliya Ijambo ry'Imana, nayo ujye uyiprofita uyirebemo. Si ngombwa wenda ko ariyo wasoma, kuko hari ubwo kuvangira bitewe n'umwanya n'igihe umaranye na Bibiliya kumva bibaye bishyashya, ariko irimo kwiga Ijambo ry'Imana ni byiza ko nayo uyirebamo kugira ngo igufashe kumva rwose. Niyo rero ngiye gukoresha Abefeso 4:11 kuri 12 tugende tumanuka. Reka dusome. Haravuga ngo nuko aha bamwe ku bintumwa ze, abandi ngo babe abahanuzi, abandi ngo babe abatangaza ubutumwa bwiza, naho abandi ngo babe abashumba n'abigisha. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, abandi ngo babe abahanuzi, abandi ngo babe abatangaza ubutumwa bwiza, naho abandi ngo babe abashumba n'abigisha. Abigenza atyo kugira ngo intore z'Imana zitegurirwe gukora umurimo wayo, maze zubake umubiri wa Kristo. Kristo yatanze ibi byose. Turimo turavuga gukura mu buntu no gukura mu kumenya Kristo. Kristo yatanze izi mpano zose, uku guhamagara kose gutangaje yashyize mu buzima bw'abantu tugenda tubona, kandi byagiye bitugirira umumaro, bitugira n'umumaro n'uyu munsi, ko twungukira ku mpano Imana yahaye abantu batandukanye bari mu bwami bw'Imana. 12 rero haduha igisobanuro cy'icyatumye abikora, ngo abigenza atyo
kugira ngo intore z'Imana zitegurirwe gukora umurimo wayo maze zubake umubiri wa Kristo. Niba iki kinyarwanda ucyumvise neza, wumvise impamvu hariho abahanuzi, hariho abigisha b'ijambo ry'Imana, hariho abavugabutumwa, hariho abungeri, hariho abigisha, wumvise impamvu bose babonetse, Imana ikabaha izo mpano. Imana ishimwe ko yatanze impano mu bantu, ngo yabigenjeje atyo kugira ngo intore z'Imana, abahamagarwa n'Imana, abizera, twebwe abagize umubiri wa Kristo, kugira ngo dutegurirwe gukora umurimo wayo maze twubake umubiri wa Kristo. Ni ukuvuga ngo buri mpano yose, umubiri wa Kristo ufite impano nziza kandi nyinshi kandi zigira umumaro mu gihe cyazo. Buri mpano yatanzwe, buri mpano uzabona mu mubiri wa Kristo niyo kugira ngo wowe, njyewe, abandi bizera dutegurirwe gukora umurimo wayo. Uyu munsi mpawe kwigisha ijambo ry'Imana, ntago ari ibinyungura, ntago ari ibimpesha izina, nubwo birimpesha bikampa kwamamara, bikampa gukundwa, bikanyungurira imiryango myinshi, nubwo bibikora, ariko sicyo cyatumye Imana impa impano yo kwigisha. Uhanura sicyo, Imana ntiyamuhaye guhanura kugira ngo amare abantu amatsiko, kugira ngo tumutangarire. Ukora ibitangaza nawe si ukugira ngo abantu batangare gusa, ahubwo no kugira ngo umubiri wa Kristo utegurirwa gukora umurimo w'Imana, ngo wubake, nibamara gukora twubake umubiri wa Kristo. Imana ishimwe cyane. Icyo tukigumane mu mitima, niba tugisanga ngo Imana ishimwe. Ariko nubona impano iyo ari yo yose irimo gukora mu mubiri wa Kristo, izizwi n'izo tutari twabona, nuyibona uzajya uhora wibuka ko impamvu iyo mpano yatanzwe ari ukugira ngo abera batunganyirizwe iki? Gukorera Imana, kugira ngo bubake umubiri wa Kristo. Imana ishimwe cyane. 13 bakavuga ngo bityo igihe nikigera twese tuzashyike ku rugero rw'ubumwe buva ku kwemera umwana w'Imana no kumumenya byuzuye, kugira ngo tube abantu bahamye bageze ku rugero rwuzuye rwa Kristo. Mu myaka yatambutse nasomaga Bibiliya nihuta, hanyuma ngacikwa n'ibyiza bibitse muri buri murongo. Ndakugira inama ko wajya usoma ugenda buhoro, kugira ngo ubutunzi bwose n'ijwi ry'Imana ryose no gukangura kwa Mwuka Wera kose kuri muri buri verse ntukagutakaze, ukungukiremo. Ngo bityo tuvuye hariya hejuru, ziriya mpano zaratanzwe kugira ngo abizera bose cyangwa intore z'Imana bategurirwe gukora umurimo wayo, maze bari mu gukora umurimo babe barimo kubaka umubiri wa Kristo. Hanyuma ngo bityo, ibyo nibimara kuba, ngo bityo igihe nikigera twese tuzashyike ku rugero rw'ubumwe. Ubumwe buva hehe? Buva mu kwemera umwana w'Imana no kumumenya byuzuye. Ubwo bivuze kumumenya byuzuye, habaho no kumenya kw'igice, habaho no kumenya guhushuye, habaho kumenya kuri superficiel. Ariko ibi ngibi birava mu kumenya byuzuye, ni ukuba deep, ni ukwigira imbere, ari nabyo burimo musengeramo muri iyi minsi. Ngo bityo igihe nikigera twese tuzashyike ku rugero rw'ubumwe buva ku kwemera umwana w'Imana no kumumenya byuzuye, kugira ngo tube abantu bahamye bageze ku rugero rwuzuye rwa Kristo. Imana ishimwe ko uko twegera Kristo tugenda tumenyaho gato, ejo tukamenya kandi, ejo tukamenya kandi. Iyo bibi ibintu birangira, urugendo rwari kubiha, rwari kurambirana. Ariko Yesu ntushobora kumumenya nk'uko ari ngo umurangize, ahubwo iyo utangiye kumumenya usanga ibyo kumumenyaho ari byinshi. Iyo utangiye kumenya ijambo ry'Imana usanga ibyo ukeneye kumenya ari ryo ryinshi. Iyo utangiye kumwegera usanga warakererewe, usanga ufite ubukererwe. Igihe uzumva nta kintu ukeneye kumenya mu ijambo ry'Imana, uzamenye ko wanyazwe. Igihe umwigisha azavuga avuga ibirane narabyumvise, uzamenye ko wari munyagwa. Kuko iyo tugenda tumenya buri murongo umuvugabutumwa avuga, arawuvuga ukumvamo ikindi. Wasoma umurongo wari warasomye ukongera ukumva ikindi, inyota ikarushaho kugwira. Imana ishimwe cyane. Ngo bityo igihe nikigera twese tuzashyike, hari aho turimo tugana, hari aho turimo kugera, tuzashyika ku rugero rw'ubumwe. Ariko unyumvira ubu bumwe, akenshi dusengera ubumwe bw'itoro kandi dukwiye no kubusengera. Ariko mukundwa, umva ubumwe nyakuri aho buva. Ubu ngubu buraduhuza, nubwo umuntu yaba ari Umushinwa cyangwa ari Umuyapani cyangwa ari Umuzuru cyangwa ari Umukaramoja, mbuze ubwoko mvuga.
iyo twahuriye hano hantu tuba umwe bigakunda, imitima ikavugana kandi tutazi ururimi tuvugana. Umva ukuntu bimeze, ngo bityo igihe nikigera twese tuzashyika ku rugero rw'umwe buva ku kwemera umwana w'Imana. Ni ubumwe buzanwa no kwemera umwana w'Imana no kumumenya byuzuye. Ni ukumwemera no kumumenya byuzuye. Abantu barimo bagenda bamumenya byuzuye, utuntu n'utundi bapfa turashira, turagabanuka. Abo bantu byanze bikunze bazagirana ubumwe. Ngo ni ubumwe buva ku kwemera umwana w'Imana, niho byatangiriye, no kumumenya byuzuye, kugira ngo tube abantu bahamye bageze ku rugero rwuzuye rwa Kristo. Ndahamya ko data anezerwa nuko agenda abona abahungu, abakobwa, abagore n'abagabo barimo kugera ku kigero cyo kuba abantu bahamye. Imana ishimwe cyane. Abo bantu nta kabuza banezeza Imana. Iyo nsomye igitabo cy'Abaheburayo muri ziriya ntwari zo kwizera, hepfo ku gice cya 11 ahantu bagera bavuga ngo Imana ntiyakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Ni ukuvuga ngo hari imibereho itera Imana akanyamuneza. Uzarebe niba ugize umugisha ku mubyeyi, hari igihe umwana wawe agutera ishema, ukumva wabwira abantu turiya mwana mubonye atambuka n'uwanjye, ukumva wabwira abantu turiya mwana urimo kubikora neza n'uwanjye. Hakaba ubwo kandi umwana agutera ikimwaro, waramubyaye ntumwihakana, ntawe uri bumushyire, uranamukunda, urukundo rw'abantu nyine data warudukundo rwuzuye, ariko ukumva gukojeje isoni. Aba bantu rero barimo bagera ku kigero cyo kuba abantu bahamye bageze ku rugero rwuzuye rwa Yesu, batera Imana ishema nka ziriya ntwari zo kwizera, ngo Imana ntiyakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Imana ishimwe cyane. Hari imirongo njye nisobanurira, niba Bibiliya ivuze ngo Imana ntikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, ubwo bivuga ko hari igihe dukoza data isoni. Umuntu yavuze ikintu cyagumye mu mutima wanjye, ngo nawe yacyumvanye undi muntu, ngo aravuga ngo ese ngo kuki abantu bakizwa, ngo abantu kuki bakizwa cyangwa se kuki abantu badakizwa. Umuntu aramusubiza, ibaza ko yari nk'umuntu mukuru ko kugira ngo atekereze gutyo yaba ari umuntu mukuru. Aramusubiza ngo abakizwa ngo bahuye n'abakristo, ngo abadakizwa nabo ngo bahuye n'abakristo. Yumva kiratanganye, ariko niko kuri. Abakizwa bahuye n'abakristo, Imana idafite isoni zo kwitwa Imana yabo. Bahagarariye Kristo neza, batera ababegereye gukizwa, batera ababegereye kwifuza gusa na Yesu bavuga. Muracyanyumva? Hanyuma abatarakijijwe nabo bagize ibyago byo guhura n'abakristo badahagarariye Kristo neza, bibatera kwanga Kristo tuvuga. Bose bahuye abakijijwe bahuye n'abakristo, abanze gukizwa bahuye n'abakristo. Imana itugire ubuntu. Reka dukomeze. Ngo bityo igihe nikigera twese tuzashyike ku rugero rw'ubumwe buva ku kwemera umwana w'Imana no kumumenya byuzuye, ngo kugira ngo tube abantu bahamye bageze ku rugero rwuzuye rwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Ni ubumwe buva mu kwemera Kristo no kumumenya byuzuye, kumumenya byigiye imbere. Pawulo igihe kimwe yageze kugira impungenge zabo yabwirije ubutumwa bwiza ko bazahura n'izindi nyigisho, kuko ushobora kuvuga uti none se abantu benshi ko bizera umwana w'Imana, kandi kuko uzabyumva, njye nizera Kristo, njye nizera Kristo, twizera Kristo. Uzabona abantu benshi bavuga ko bizera Kristo, ariko izi mpungenge Pawulo yagize nawe ujye uzigenzura. Yandikiye itorero ry'Ikorinto rimwe, Abikorinto, urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 11. Reka nsome umurongo wa 2 ngeze ku wa 4. Aravuga ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Umwari utunganye ni umwari, umugeni nyine uri vierge utariyanduje. Ngo nuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana. Abafuhira se ni bande? Ni abantu yabwirije ubutumwa bwiza, ni abantu yarariye amajoro bashakisha kugira ngo bakizwe, ni abantu yabwiye ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana bonerwa muri Kristo Yesu kubwo kwizera, ariko aguma ifuhe ryabo, kuko ntiyashaka ko hari ikindi kintu cyajya hagati yabo na Kristo. Ntiyashaka ko hari undi muntu, ntiyashaka ko hari andi mategeko bazana, ntiyashaka ko hari indi mihango bazana. Yashaka ko bahuzwa na Kristo nk'umwari utunganye. Umwari utunganye ategereza umugabo uzamushaka, ategereza umukwe, nta kindi kintu yiyandurisha. Yarabafite rero ifuhe. Kubera iki? Ngo ariko ndatinya yuko kuko yanzoka yoheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Ngo kuko iyo haje umuntu babwira Yesu wundi tutababwiye. Se habaho Yesu wundi? Ni ukuvuga ngo ubutumwa bushobora kuza buvuga Yesu ariko buhetse imbaraga za Yesu wundi? Yego. Ngo mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye,
mumwihanganira mubikunze ariko nge ko mutanyihanganira. Icyo nashaka kuvuga ni iki? Buriya bumwe bwo kwizera bamaze kutubwira ku murongo wa 13 hariya twari turi, havuze ngo biki gihe nikigera twese tuzashyike ku rugero rw'ubumwe buva ku kwemera umwana w'Imana no kumumenya byuzuye. Ni ubumwe buva ku kwemera umwana w'Imana. Abavuga ko bemera umwana w'Imana bose siko bamwemera, kuko harimo abavuga Yesu wundi. Yesu wundi mu rugero rutoya yatubwiye yabisobanuye ngo ariko ndatinya yuko nkuko yanzoka yoheje Eva ikayohesha uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Yatanze urugero rworoshye, gutungana no kubonera bya Kristo. No vuga ngo Yesu wundi ashobora kubwirizwa ariko agatera abantu gutakaza gutungana no kubonera bya Kristo. Niyo mpamvu iyo ufata umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana uzamenya ubutumwa ugumana mu mutima wawe n'ubutumwa utagumana mu mutima wawe. Ako karagaciyeho, reka dukomeze. Ariko izi mpungenge Paulo yagize ziradukwiriye, kuko nubwirwa Yesu wundi ugatakaza gutungana no kubonera bya Kristo, biragoye ko wazakura. Ahangaha data arimo ashaka ko mukura muri iyi topic yashyize ku mitima y'abakozi b'Imana, ngo kugira ngo tube abantu bahamye bageze ku rugero rwuzuye rwa Kristo. Biragowe ko nimbwirwa Yesu wundi uyu nguyu wabateye kureka gutungana no kubonera bya Kristo, biragoye ko nakura mu kigero cya Kristo, kuko uraza kubyumva. Kuko Kristo wundi ntatera abantu kwiyanga no kwifuza gusa na Yesu, ahubwo atera abantu kwikunda no gukunda iby'isi Yesu yaje kutugabanya mu rukundo rwabyo. Reka dukomeze. Turakomeza aho twahoze mu Efeso 4, hanyuma reka nsubire mu 13 tubone kujya ku 14. 13 yahira avuga Efeso 4:13 ngo bityo igihe nikigera twese tuzashyike ku rugero rw'ubumwe buva ku kwemera umwana w'Imana no kumenya byuzuye, kugira ngo tube abantu bahamye bageze ku rugero rwuzuye rwa Kristo. Uko niko gukura, kuba umuntu uhamye ugeze ku rugero rwuzuye rwa Kristo. None 14 umva ukuntu bitugendekera neza iyo turimo dukura. Ngo ubwo ntituzaba tukiri abana ngo duteraganwe hirya no hino n'imiyaga ibonetse yose, ariyo myigishirize y'abantu bashukana biyubikije uburyarya buyobya. Kimwe mu kigero cyo kwerekana ko turimo dukura nuko tutagihungabanywa n'imiyaga iyo ari yo yose. Ibi imiyaga y'imyigishirize iyobya, ariko ibiye n'imiyaga y'iyisi. Gukura gutera umuntu gushikama. Muribuka za nzu Yesu yaduhaye ikigereranyo, imwe yubatse ku musenyi indi yubatse ku rutare. Ni ukuvuga ngo bose imvura yabaguyeho kimwe, umuyaga uhuha kimwe. Bibiliya ni nziza. Hanyuma ibyabagezeho byose byari bimeze kimwe, ariko itandukaniro ryazanywe naho umwe yashoye imizi naho undi atashoye imizi. Uwashoye imizi akubaka agacukura fondasiyo y'iyo nzu akayubaka ku rutare, imivu ije imiyaga ihushye ntacyo yamutwaye. Nyamara ibyabagezeho byari bimwe. Burya ibintu bimuhungabanya, hari abandi bantu byageraho ntibibahungabanya. Burya ibintu biguhungabanya, umuyaga ugukubita ukumva urapfuye urarangiye. Burya hari abandi bantu umuyaga ugeraho ugasiga bahagaze bameze nka ya nzu yubatse ku rutare. Kimwe rero mu gipimo cyerekana ko turimo dukura ni ukudahungabanywa n'imiyaga y'isi. Ibyago n'amakuba ni rusange, yewe n'ibyiza ni rusange, gukomera no guhirwa nabyo ni rusange, kudahirwa no kunyagirwa n'imvura nabyo ni rusange. Ariko iyo bikiduhungabanya ujye wibwira mu mutima uti ibi bintu byampungabanyije, hari undi muntu wabiciyemo ntibyamuhungabanya, ntiyatakaza umunezero w'agakiza, ntiyava ku Mana ngo yibwire ngo Mana ngo niba umpembye. We yakomeje urugendo. Niba akomeza urugendo, itandukaniro ni irihe? Yashoye imizi muri Kristo, yahindutse umuntu ukuze utagihungabanywa n'imiyaga y'uburyo bwose. Ngo ubwo ntituzaba tukiri abana ngo duteraganwe hirya no hino n'imiyaga ibonetse yose, ariyo myigishirize y'abantu bashukana biyubikije uburyarya buyobya. Uko dukura niko guteraganwa kugabanuka, kandi abagize umugisha akaba ari iminsi runaka maze mugakiza twarabibonye. Uyu munsi hari ibintu Satani yaguteza ugakomeza urugendo nkaho nta cyabaye, nyamara mu myaka ishize byarakurizaga ukaryama ukiyorosa ugasezera ku Mana, niba uri mu muhamagaro runaka ukawuvaho. Ariko Imana ishimwe ko hari ugukura kuri muri Kristo Yesu. Imana ishimwe ko watangiye urugendo muri twebwe ari uwo kwizerwa, kandi hari umunsi azatumurika kwa Data tudafite inenge, tudafite umunkanyari, yaradutunganije rwose. Iyi minsi tukiri nahanga rero ni iminsi yo gukura nsa na Kristo. Ubu mu bintu nshinzwe Data ntegerejeho, ntago ari uko nzabwira ubutumwa amahanga yose ngo ntakaze gusa na Kristo. Ikimunezeza nuko mu gusa kwanjye na Kristo havamo no kubwira abandi ubutumwa bwiza. Ntabwo icyamunezeza ariko nahinduka icyapa kiyobora abantu inzira ntarimo kuganamo, kibwira abantu ineza ya Kristo itarankoreye, kibwira abantu ubuntu bw'Imana bonerwa muri Kristo Yesu butagize icyo bumpinduramo. Oya, Data yifuza ko nkura ndushaho gusa na Yesu umunsi ku wundi. Reka dukomeze kuri 15 ngo ahubwo nituvuga ukuri
ubwo ntituzaba tukiri abana ngo duteraganwe hirya no hino n'imiyaga ibonetse yose, ariyo myigishirize y'abantu bashukana biyubikije uburyarya buyobya. Ese aha ngaha ntiwakumva ko ngo ubwo ntituzaba tukiri abana? Uribuka kwa guhamagara kose ntawo gutera ko tuzakomeza dukenera ibi bintu. Nkunda kubivuga ariko si ukuvuga ngo ntukenera uwagusengera, ntukenera uwagufasha. Ni koko gusa hari igihe mbwira mugenzi wanjye mfasha gusengera iki, nawe ukabwira mugenzi mfasha gusengera iki, ariko mu by'ukuri ntago data yigeze agena ko uwakubwirije ubutumwa bwiza, uwaguhanura ibintu bizima bikakubaho, uwagufashije gusenga, ntago data yagennye ko uzakomeza kuba umwana eternellement, ibihe bitarangira. Oya, Pawulo dukunda gutangaho urugero na Timoteyo, we igihe cyarakeze Timoteyo aba ekowaka, niba ariko bavuga, abo bakorana mu bwami. Igihe kimwe yandikira Abafilipi yaravuze ngo simfite undi duhuje umutima nabasha kubatumaho umeze nka Timoteyo. Ni ukuvuga ngo yarageze igihe ibiri mu mutima wa Pawulo bihinduka ibiri mu mutima wa Timoteyo. Ishyaka Pawulo afite, umwete afite, kutishyira mu by'ubu bugingo, aba ari byo byuzuye umutima wa Timoteyo, ku buryo Timoteyo asigara abikora. Ibyo nibyo data ashaka, nshuti z'Imana. Reka dukomeze ku murongo wa 15, ngo ahubwo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo tuzakura ku buryo bwose, twunze ubumwe na Kristo ari we mutwe w'umubiri. Iki ndaje nkigarukeho. 16, ngo umutwe niwo ugenga ingingo z'umubiri zose, ugatuma zihurizwa hamwe zigahuza imikorere, zibikesha imitsi igukomeza ikawutunga, bityo buri rugingo rugakora umurimo rugenewe, maze umubiri wose ugakura ukiyubaka, byose biterwa n'urukundo. Umva urukundo inshuro igiye kugarukamo hano hantu kuri 16. Tumaze kuvuga za mpano nziza zose zatanzwe n'icyo zatangiwe, ari kugira ngo abera batunganirizwe gukora umurimo w'Imana, kugira ngo abera bakure bagere mu kigero cy'igihagararo cya Kristo, bakomeze bagende bigira imbere, hanyuma saho bigarukira. Umva uko bigaragarira rero iyo bigeze mu isi, aho bigaragarira. Ngo ahubwo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo. Reka mfatanye na 14 kugira ngo byumvikane. Ubwo ntituzaba tukiri abana ngo duteraganwe hirya no hino n'imiyaga ibonetse yose, ariyo myigishirize y'abantu bashukana biyubikije uburyarya buyobya. Ahubwo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo tuzakura ku buryo bwose. Nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo tuzakura. Ndimo ndavuga ukuri, ndimo ndaba mu kuri, nabyo bitera umuntu ngo gukura. Ngo ahubwo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo tuzakura ku buryo bwose, nta gace na kamwe gasigara kadakuze. Hari igihe ni koko biri gitubwira ngo twifuza impano, twifuza yo guhanura, twifuza ibitandukanye. Hari igihe umuntu aba yumva hari agace yifuza ko kakura, ukumva niba uri umubwiriza butumwa ukumva urashaka ko kubwiriza kwawe gukura, niba uhawe gusenga ukumva gusenga kwawe kwakura, niba uhawe kuririmba ukumva Imana yabikoramo bigakwira isi yose, cyangwa niba uhawe gutanga kuba umunyempuhwe, agace wamaze kwimenyaho ukumva niko kakura. Ariko iyo tuvuze ukuri tukaba mu kuri gushingiye mu rukundo, wari uzi ko dukura mu buryo bwose. Bimeze nka cya gikoresho cyo muri Timoteyo Pawulo yavuze ngo ni igikoresho ngo cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Ngo umuntu niyeza akitunganya, akitandukanya n'ibyanduye, ngo azahinduka igikoresho cyatunganirijwe imirimo myiza yose. No kuvuga ngo aho data akeneye asanga gifitinga, yakenera ahandi agasanga naho kirajyanye. Nagira ngo ubwire ko utazi ubutunzi bwose Imana yagushyizemo. Ufite umurimo umwe wonyine wo gukurira mu kuri, gukorera mu rukundo, kegera Yesu. Uko wegera Yesu uzasa nawe, hanyuma aho ukenewe hose data azagukoresha. Aho akeneye kugukoresha aha azagukoresha, aho akeneye kohereza aha azagukoresha. Ntabwo ubu ngubu tuzi ubutunzi butagira akagero bubikiye muri twebwe. Tumenya gusa ibyamaze kugaragara, tumenya ibyo twimenyeho nk'impano, tukamenya ibyo abantu batuziho, ariko ibikiye muri twebwe ntabwo tubizi. Ariko uko twegera Kristo bigenda bigaragara, data akabikoresha. Reka dukomeze. Ahubwo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo tuzakura ku buryo bwose, nta gace gasigara. Hari igihe ushobora gusanga umuntu ari umuvugabutumwa mwiza, avuga amaverse meza, ubuntu bw'Imana buzi, ariko urugero byagera nko gutanga ugasanga ye baba we, niba ari umuntu utajya utanga niwe. Narimvuze ku bice bitandukanye, cyangwa kumva ibyo gutanga ntibimureba we n'uwo kuvuga gusa. Undi akaba yatanga, ariko ibyo gusengera abantu kumva ntibimureba, ibyo gusura abantu ntibimureba, ibyo kubwiriza barimbuka ntibimureba. Ariko uyu murongo ngo ukuri tubitewe n'urukundo tuzakura ku buryo bwose. Ahantu hose data akeneye ko wagira umumaro mu gihe runaka, azasanga ari bushobore kugukoresha, azasanga uri mu bo yakoresha. Twunze ubumwe na Kristo ari we mutwe w'umubiri. 16, umutwe niwo ugenga ingingo z'umubiri zose, ugatuma zihurizwa hamwe zigahuza imikorere, zibikesha imitsi iwukomeza ikawutunga, bityo kano gace numva kababaje
nkurikije uko mbona umubiri wa Kristo, bityo buri rugingo rugakora umurimo rugenewe, ngo maze umubiri wose ugakura ukiyubaka, byose biterwa n'urukundo. Bityo buri rugingo rugakora umurimo rugenewe. Hari abantu bagize umubiri wa Kristo, ni ingingo zigize umubiri wa Kristo. Bamwe bamaze umwaka kuri uwo mubiri wa Kristo, abandi bamaze imyaka 2, abandi bamaze 5, abandi bamaze 10, abandi bamaze, ariko ni ingingo zimeze nk'izapfu. Urabona ko umubiri w'umuntu wubatse, iyo tutarwaye, iyo nta gace kabaye paralyze cyangwa karware, buri gace karakora. Urwara rukora umurimo, agatoki kagakora umurimo, izuru rigakora ibyacyo, ugutwi gukora, buri n'agatoya tutarimo kurebesha amaso nako karimo karakora. Ubu serire zanjye za serire blanc za rouge sindimo kuzireba, ariko izitwara oxygene zirimo ziritwara, zirimo zirakora, nta kintu kiruhutse. Ikintu kibabaje rero ku mubiri wa Kristo, niba twaratinze kukimenya, niba tutaragisobanuye neza, nuko usanga hari ingingo zimwe ziri paralyze. Urugero, niba ndi pasiteri w'aha hantu, ubwo urwo rugingo akaba ari rwonyine rukora, n'abandi bagize nka komite, ubwo wenda tubagire nk'amaboko, nk'amaso n'amazuru se n'umunwa, hanyuma abandi ba Kristo nka 80% bakamera nk'ingingo zidakora. Siko byagenwe. Bimwe mu bituma ubutumwa bwiza butari bwagera ku bantu bose ngo twere imbuto zikwiriye hirya no hino, ngo ubwami bw'Imana nk'uko bwagenwe, uko Yesu yavuze ngo ubwami bwanjye ngo n'amarembo y'ikuzimu ntiyabasha kubusenya. Igituma ubwami bw'Imana busuzuguritse, igituma ubwami bw'umwijima bwigaragambya, nuko ingingo nyinshi ziri ku mubiri wa Kristo zimeze nk'aho ziri paralyze, ntago zirimo gukora. Ubu hari abahungu n'abakobwa b'Imana basinzirije impano n'ubwenge bw'ibitangaza biri muri bo. Hari igihe nganira n'abakristo, tubita ngo nabarayiki abakristo basanzwe bibereye mu rusengero, biteranira bakitahira, naganira nabo nkumva ubwenge bw'Imana butangaje muri bo, nkavuga ariko Mana yanjye, reba nk'ubu bwenge uno muntu afite, reba izi nama zuzuye uyu muntu, turahaguruka twebwe tutanabufite, turirwa tuvuga ku isi yose dusakuza, ukavuga ubu bwenge uno muntu yahawe n'Imana, yemeye kwegera Yesu, hanyuma Yesu akamutuma, kuko niwe uduhagurutsa, niwe udutuma. Mbega uburyo ibimurimo byagira umumaro. Imana itugirira ubuntu. Ngo bityo buri rugingo, icyama amagambo akaguma mu mitima, twebwe ko tungana hano turahagije, n'abandi bazatwumva bwa nyuma, icyama amagambo akaguma mu mitima yacu. Ngo bityo buri rugingo ntabwo ari pasiteri wanyorore gusa, nta nubwo ari komite imufasha umurimo, ni buri rugingo rugakora umurimo rugenewe, maze umubiri wose ugakura ukiyubaka. Ku murongo wa 16 bongeye bawutugarurira, ngo bityo buri rugingo rugakora umurimo rugenewe, maze umubiri wose ugakura ukiyubaka, byose biterwa n'urukundo. Imana ishimwe cyane. Ahubwo umuntu yibaza ngo ndahera hehe? Ibyo dutangiraho iteka Imana yarabiduhaye. Reka mbijyane mu buryo bworoshye. Ahantu haratubwiye ngo aba bantu, ku murongo wa 15, urebe ukuntu byoroshye, ngo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo. Urukundo nta muntu utaruzi, urwa mu ijambo ry'Imana rwa Kristo tugiye kurusoma. Ngo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo, tuzakura ku buryo bwose. Urukundo ntiba rwiga muri teoloji, sindi impano y'igitangaza, ni umutima wemera gufata umutima urutansi nkawushyira ku ruhande, ngasaba Yesu ngo ampuhwe. Icyo ngiye gukora cyose, igikorwa cyose, gutekereza kose, nakumva rutansi azamutse nkabibwira nti si wowe, ndashaka umutima wa Kristo muri iki kintu, ndashaka imirebere ya Kristo, ndashaka imyumvire ya Kristo n'amaso ya Kristo, akaba ariyo ndebana uyu muntu, kugira ngo mbashe kumugirira imbabazi zidakama. Imana ishimwe cyane. Ngo nituvuga ukuri tubitewe n'urukundo, tuzakura ku buryo bwose. Hepfo harangije kuri 16 bavuga ngo bityo buri rugingo rugakora umurimo rugenewe, maze umubiri wose ugakura ukiyubaka, byose biterwa n'urukundo. Reka mbasomere umurongo wa 16 muri Bibiliya yera. Haravuga ngo kuri uwo ni Kristo, niho umubiri wose uteranywa neza, ugafatanywa nuko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Igice cyose ni twebwe twese abizera. Ngo nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe muri Kristo. Uwo niho umubiri ukura gukura kwawo, kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Imana ishimwe cyane. Uru rukundo rwa Kristo nicyo gipimo gikomeye cyo gukura kwacu. Ibi ntabwo tubikunda, kuko gukunda burya kubangamira kamere zacu, kuko bisaba gupfa kuri kamere, bisaba gukurira mu kwihangana, bisaba za mbuto zose z'umwuka wera. Ntabwo tubikunda, kuko hari ukundi gukura
kuri powerful, reka bari ko mvuge kutari weak, kutari intege nkeya, gukura kuri powerful, impano yanjye ikamamara, ngafungura imirimo y'Imana hirya no hino ku isi, ngasengera abarwayi bagahaguruka, ibitangaza bigakoreka. Ibyo bintu biradukwiriye, dukwiye no kubyifuza ukurikije umuruho uri hanze aha ngaha. Dukwiye kwifuza ko Imana idukoresha kugira ngo abantu bakire, abarushye baruhuke, abarwayi bakire, turabikwiriye. Ariko icyo gice kiri powerful nta muntu n'umwe utakifuza. Ariko imbaraga z'Imana iteka zuzurira mu gice cyenda kumera nk'ikintege nkeya. Yesu ajya kugaburira ba bantu 5,700, ntago yabarebye ngo ngo aba bantu nimara kubagaburira ngo ndabangize izina rya ministry rikomeye. Bibiliya y'Igifaransa ngo rivuga ngo ravuga ngo émis de compassion, yuzuye impuhwe, abagiriye imbabazi. Abona bameze nk'intama zitagira umwungeri, abona niba basezerera baragwa mu nzira kubera inzara. Ni ukuvuga ngo ni ibitangaza ariko bikomotse hehe? Mu rukundo. Turasaba Data umutunzi w'imbabazi ngo atwongere urukundo. Nicyo gipimo cyo gukura kwanjye si imyaka maze mu gakiza, gukura kwanjye naho nagiye ntunga umutima wa Kristo. Imana ibidushoboze bakundwa. Kamere yacu ntibikunda nkuko navugaga, kuko gukunda nka Kristo bicisha umuntu bugufi, bibangamira kamere yanjye, bikayitera kubambwa, ndetse rimwe na rimwe bintakariza right zanjye, uburenganzira bwanjye, kuko ushobora gukunda umuntu urimo kuguhemukira no kukubabaza, ukumva umeze nkaho utakaje uburenganzira bwawe. Reka tuvugure urukundo, hanyuma wipimire kuri ya minzani yarwo. Ndimo ngana ku musozo, Imana ninshoboze. Reka tugende mu rwandiko rwa mbere rw'Ikorinto igice cya 13, duhere ku murongo wa mbere tugeze kwa 8. Uze kuza gusubiramo kiriya gice tuvuyemo cy'Abefeso igice cya 4, uze kongera gusubira umurongo turangirijeho 15 na 16, kugira ngo wumve uburyo gukura kutari mu rukundo atari ugukura. Nubwo impano z'ibitangaza zagaragara ku muntu zikangaragaraho, ariko ni kuba ari ugukura. Reka twumve ahangaho ko batubwira. Urwandiko rwa mbere Pawulo y'ikitora ry'Ikorinto 13 umurongo wa mbere tugeze kwa 8, n'umurongo akenshi abamenya Bibiliya baba bazi. Ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ibintu si biryoshye. Uzi kuvuga indimi z'abamarayika no kuvuga indimi z'abantu, nta muntu utabyifuza, nanjye ndabyifuza. Ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nyamara bino tuvuze birifuzwa mu rugendo rwa Gikristo. Nanjye uzi kumenya ibihishwe, utuntu dukeya duhishwe nagiye menya, numvaga tunyongeremo ikintu kimeze nk'amagrade. Kumva nibwo mbaye umunyamwuka cyane, kuko menya ibihishwe, menya biri mu mutima w'umuntu atabivuze, menya amabanga ari mu isi y'umwijima, menya amabanga ari mu buzima. Nkumva ari ukuntu binte, kandi ndahamya ko abakristo twese ari uko tumeze, kumva ari ukuntu bikuzamuyemo ukuntu. Ariko umva iki gipimo duhawe, ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura biraryoha, bihumuriza abantu, birabahugura, bibabwira ibintu bikomeye batazi ko bizababaho, hanyuma bakabitegerezanya amashyushyu n'umunezero ko bazi ko byavuzwe n'Imana, yari ubuhanuzi bw'ukuri, biraryoha pe. Ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose. None ubwenge bwo ni igitangaza Mana yanjye, ndabwifuza buri munsi, ngo Mana nyongerera ubwenge. Dore ngiye guhagarara imbere y'abantu, abo nzi n'abo ntazi, abize n'abatarize, abababaye n'abishimye, abapfushije n'ababyaye. Tugiye guhagarara imbere y'abo bantu bose, ngira Imana ngo Mana nyongerera ubwenge, ni wowe uzi biri mu mitima y'abantu. Ariko birakomeje ngo nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose. Ngo kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi. Kwizera turagukeneye, uzi imisozi ibihumbi duhagaze imbere. Ngo nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ngo ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Nuvuga ngo nashobora kugira kwizera gukuraho imisozi, ariko atarakuriye mu kigero cy'igihagararo cya Kristo. Abigishwa ba Yesu igihe kimwe baciye i Samariya banze kubakira, babwiye Yesu ngo tumanure umuriro nk'uko Eliya yabikoze. Kiriya cyanditswe ndagikunda kubera ko bakotinze ibyanditswe. Nk'uko Eliya yamanuye umuriro, natwe tumanure tubereke. Bari bakinisha abadakinishwa, ariko Yesu aravuga ngo ntago muzi umwuka ubakoresha uwo ari we. Ntago nazanywe no kwica, nazanywe no gukiza. Abantu mushaka kwica, njyewe naje kubakiza. Iyo tutakuriye mu rukundo, tukamenya abaturoga, tubasabira gupfa, tukavuga ngo baragapfa barozi, tugakotinga ibyanditswe byo mu isezerano rya kera, handi avuga ngo umurozikazi ntakabeho, tukagira amasengesho ameze nk'ubupfumu, kuko tutakuriye mu kigero cy'igihagararo cya Kristo. Imana itugarukeho, uyu mutima ndawusaba, nawe uwusabe inshuti y'Imana. Ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Bariya abantu ntabwo Yesu, bariya bigishwa ba Yesu ntabwo yababwiye ngo ntimumanure umuriro.
birashoboka ko bari bafite kwizera kwa n'umuriro, ariko yavuye ngo nimuze umwe kubakoresha uwo ari we. Bari bakiri batoya gukurira mu kigero cy'igihagararo cya Kristo, ariko baje gukura barinda babipfira batabivuyemo. Ngo kandi nubwo natanga ibyanjye, uyu wo urantangaza wa gatatu, birababaje ko umuntu ashobora gutanga kubwo gutanga gusa, cyangwa kubwo gukora izina, cyangwa kubwo kugaragara. Ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Uru rukundo ruvugwa ni urwo twakomoye muri Kristo. Imana iruduhe bakundwa, tujye turusaba buri munsi. Nicyo kigero cyo gukura, kuko nidukunda ngo Kristo akunda, tuzababarira abantu, tuzihanganira abantu, tuzabasengera n'impuhwe n'umutwaro, tuzikorera umutima wa Kristo. Mu bintu Yesu ashaka kandi yifuza ni ukubona abantu mu isi bafite umutima nk'uwe, nk'abasaba ibyabo n'abasabira ababo n'abasabira abo bavuga rumwe nabo mu bwoko bumwe n'abumva ibintu bimwe. Abo ni benshi baragwiriye, ariko Kristo akeneye abantu bafite umutima nk'uwe, yabitsa umutwaro we. Bari abantu batubangamira mu rugendo, bari abantu bakora ubwami bwa Satani ku mugaragaro cyangwa mu bwisho, burya nabashaka ko bamenya ukuri bagakizwa. Imana itugirira ubuntu. Kandi ubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwike, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Mu batanga niko harimo abatanga bifotoza. Ubushize nabonye ifoto ibabaje iteye agahinda, umuntu yari yapostinze umuntu bari bagiye kureba w'umurwayi, bamuhaye ibyo kurya, ariko bamuhaye n'inote za 5 bazirambitse gutya ku bibero bye. Byo ni ugutesha agaciro ubuzima bw'umuntu. Ureka ibyo biri kuri extreme, ariko nige tudakora nk'ibyo, ariko mu mitima yacu hakirwaye, tugatanga nk'uko abashinga za foundation zo kwisi babigenza. Abashinga za foundation kugira ngo wenda bakwepe imisoro mu bihugu biteye imbere n'ibindi, ariko none hariho burya umutima w'umuntu ugira ibyuho muri wo, ku buryo ngize neza numva hari akanyamuneza. Si ibyo Yesu adusaba, oya, arashaka ko dutanga bikomoka mu rukundo rwe rwaje muri twe, tukibuka imbabazi n'ubuntu yatugiriye, tukibuka ineza ye, hanyuma tukabasha kujya mu mwanya w'uwo muntu ushonje muri ako kanya, tukamenya uburyo inzara iryana, tukamenya uburyo umuntu akeneye agaciro, tukabasha kukamuha. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Umuntu yakwitanga adafite urukundo. Ngo urukundo, reka twipimira ahangaho ku kigero cyo gukura, hanyuma nihute. Urukundo rurihangana rukagira neza. Kizakubwira ko urimo gukura, kwihangana kwawe kuzagwira, kugira neza kwawe kuzagwira. Ngo urukundo ntirugira ishyari, ishyari rizagenda rishira mu mutima wawe kugeza igihe shiriyemo. Nibashima abandi kandi ari wowe wakoze, umutima wawe ube amahoro. Agapimo kahangaha iyo abantu bakoze ibintu byiza, wenda nawe urimo bakabavuga bakakwibagirwa, mu mutima wawe hazamuka mwiki? Imana ishimwe cyane. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Iki ni ikigero cyo gukura. Iyo kwihangana kubaye kwinshi, kugira neza kugenda kugwirira muri njyewe, ishyari rikagenda rishira rigashira burundu, kwirarira, ngo urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo. Aka kagushaka ibyarwo karakomeye. Umuntu ashobora gukora umurimo w'Imana ariko ashaka ibye. Niyo mpamvu kubamba kamere yacu n'urugendo rutarangira, no guhozaho. Umuntu ashobora guhagurukana ishyaka ryiza ryo gukora umurimo w'Imana, ababajwe n'ubugingo bw'abantu pe, ariko Satani kuko atajya kure, niba yaratinyutse gusanga umwana w'Imana, akamusanga ari mu masengesho, akamusanga azi ko yavuye ku Mana mu ijuru, azi icyamuza, abizi ko yambaye umubiri, yarahoze ari Imana, abizi ko azakora umurimo mwisi akonye, ariko Satani ntatinye kumusanga. Ni ukuri Satani ntashobora gutinya kugusanga, azakuganiriza. Witangiriye neza mu ishyaka ry'ibintu byiza, ajya aza kongora avuga ati ariko burya reka ntange nk'urugero hano kuri Zoom, sinzi ngo niba turi bangahe, ariko muzarebe, tekereza ko ari twese, niba wararenze wowe Imana ishimwe. Muzarebe uramutse ufunguye Zoom nkuko Pastor Aurore yateguye igiterane, ndababonye turi 52, nkuko yateguye ari mu giterane, watangira Zoom ugasanga haje nk'abantu 2. Yababa wumva ukonje, ukumva igiterane nticyabaye, ukumva amasengesho ntago yagezeyo. Mbese ibyisi natwe byaradufasha, wumva ko mu bwinshi ariho Imana ikorera. Niyo mpamvu kubamba kamere ari uguhozaho, ku buryo n'umuntu waruzanywe n'ishyaka ryinshi ryo kuvuga Imana rishobora kugabanuka rwose, kuko abona haje abantu 2. Ntirwirarira, ntirwihimbaza. Urukundo ntirwirarira. Ni ukuvuga ngo niki se kiba gituma ashaka abantu benshi nyuma yanjye? Wowe urumva ari iki? No kwirarira, no kwihimbaza. Iyo dukura rero muri Kristo, ibyo bigenda bigabanuka, bitakaza agaciro, bigenda bigabanuka. Ni uguhozaho bakundwa. Ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo. Igihe kimwe numva ari
muri Mariko sinibuka Yesu baramuhamagaye abigishwa baramubwira ngo abantu bose baragushaka. Yari amaze gukora ibitangaza, imigati bayitubuye, abantu bariye, indwara zakize, ibintu bimeze neza. Abigishwa baravuga ati abantu bose baragushaka, ariko uzi ko ushakwa n'abantu bose. Ntabwo yitabye, ahubwo yaravuze ngo nimuze tujye ahandi mu yindi midugudu tujye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, kuko ari cyo cyanzanye. Ni motivasiyo yihe idutera gukora ibyo dukora. Uko niko gukura. Iyi mpamvu imeze nk'iyaba iri mu mutima wa Kristo, aramutse ari mu mwanya wanjye uyu munsi, ubwo mba ndimo gukura. Ntirushaka ibyarwo, ntirushaka ibyarwo, si izina, si ukumenyekana, si. Hari n'ibintu tuvuga tutabizi. Rimwe na rimwe abavandimwe tuyoborana amasengesho y'umuryango, hari igihe umuntu yandika kubera ko aba agiye kuyobora amasengesho atabimenyera, akavuga ati yewe, ati ni Mwuka Wera wenyine uzikorera. Ubwo yavuze ngo ni Mwuka Wera wenyine uzikorera, ubwo se abasanzwe bayobora amasengesho bamenyereye bo hakorana. Mbese Imana itugirira imbabazi, Imana itugirira ubuntu. Ntago dushaka, ntidushaka ibyacu. Turenga urwego rwo gushaka ibyacu, nicyo abantu bazatuvuga batugaya badushima. Dushaka ibyo Yesu ashaka. Nicyo kigero cyo gukura bakundwa. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira, ndasimbutse 5, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, kandi ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Urukundo rugira imbaraga zo kwexcuse ibibi abantu bakoze. Mana yanjye, nanjye nagiraga ndimo nabyitoza, nagiraga ndimo nabivamo buke buke, nagiraga icyo nita tolerance zero ku bakozi b'Imana. Abakristo basanzwe nkumva nyine kuko atari abapasiteri, atari umuvuga butumwa mpuzamahanga, nkumva yaguye, yasinze, yateye inda, nkajya numva ngo byakumvikana. Ariko byagera ko witwa pasiteri, tolerance yanjye ikaba zero. Nyamara nawe ni umuntu buntu. Maze igihe mbyihana, saba umuntu bw'Imana mu mutima wanjye, kuko biravuga ngo yewe uhagaze we niwirinde utagwa. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Ntirutekereza ikibi ku bantu. Iyo rudatekereje ikibi ku bantu, ruhora rutanga imbabazi. Ni ukuvuga ngo rusanze umukozi w'Imana wakoze amahano, imbabazi ziba ziri hafi. Uko niko gukura. Yesu igihe yasanze Petero asubiye kuroba, ntabwo yambwiye ati Petero nkojeje isoni, ahubwo yarongeye amugarura mu gihango. Mwumva uwo mutima niwo dukeneye kugira abakundwa. Data tugeze aha hantu, agarura Petero mu gihango, arongera amubwira ati ragira abana b'intama banjye. Yahise ajugunya. Imana iduha umutima, kandi abo twajugunye Data tubabarire, yongera twebwe ko tugaruza imbabazi. Kuba utarasitaye mu murimo w'Imana ntabwo ari uko twari hatari kurusha abagiye basitara. Ni ubuntu n'imbabazi z'Imana. Nta kintu umuntu wo ku isi yaguyemo buryo utagwa. Ni ubuntu n'imbabazi z'Imana. Ntirutekereza ikibi ku bantu, rugira imbabazi hafi. Ngo ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Hari igihe kubw'ibyago n'amakuba usanga abantu bogeza ibyaha by'abandi nk'abogeza umupira wa Rayon Sports na APR, nabonye byabaye n'ahangari, icyo kintu kiba gikaze. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Ibyaha by'abandi byamamajwe n'abandi, byamamajwe natwe abarokore, kuko twatinze gukira. Imana itugirira ubuntu, Imana iduha umutima nk'uwa Kristo. Ni ukuri gukura si impano z'ibitangaza, ni umutima wuzuye imbabazi, ni umutima wuzuye urukundo. Aho natangiye kuwigira, nubwo kakiri gatoya, mbasha kumva umubudiste, mbasha kwicarana n'umusilamu, mbasha kwicarana n'uraguza, n'uroga, kandi umutima wanjye ukagumana amahoro, nkumva namwifuriza gukizwa, kuko nzi imbabazi z'Imana zageze ku buzima bwanjye. Ni urugendo, ntitugerayo ngo turangire, ariko turi muri urwo rugendo. Imana ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi. Ntabwo ruvuga ngo ngo nakana kayaguye, ngo nawe ngo byamubaho. Iyo ni indi extreme, ariko hari n'igihe umutima uvuga uti n'ukuntu yari yarigize uwo hatari. Imana itubabarire. Ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Mutekereza abagore n'abagabo baramutse bageze kuri 7, abashakanye baramutse bageze hano. Rubabarira byose, uko niko gukura. Rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Dufite limite twashyizeho. Namwihanganira kuri ibi, ariko ahangaye yabarengereye. Namubarira kuri ibi, ariko ahangaye yabarengereye. Nyamara urukundo no gukurira muri Kristo ni ukugira no mutima. Rubabarira byose, rukihanganira byose. Turi mu rugendo bakundwa, Data atugezeyo, aduhe gukurira mu buntu no gukura mu kumenya Kristo. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo uzakurwaho. Uku kuri rero, uku gukurira mu buntu bw'Imana no gukurira mu kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, turabikura hehe? N'ubundi biri muri Kristo. Ndumva mukanya umushumba aruko yasengaga byenda komera nk'ibyo, biri muri Kristo, ahandi tubikura. Uku gukurira mu buntu bw'Imana bidakorerwa, twaherewe muri Kristo Yesu, no gukurira mu kumumenya uyu mwami wacu, uyu mukiza, n'ubundi biva muri we.
Yesu yaravuze abwira abigishwa be muri Yohana 6:63 aravuga ngo amagambo mbabwira ni umwuka kandi n'ubugingo. Ijambo ry'Imana rihetse ubuzima bwa Kristo, rihetse umwuka w'Imana. Igihe Yesu yavuga ngo icyabakiza nuko nagenda, kuko nintagenda ntabwo hazaza undi mufasha umeze nkanjye. Mwibuke ko mu gutranslatinga buriya bigenda bitakaza richesse, bigenda bitakaza ubutunzi buri mu rurimi, n'undi mufasha umeze nkanjye. Uyu munsi twese tujya turyoherwa kuvuga ngo iyo nza kuba mu gihe cya Yesu nari kumukoraho, nari kumwegera, ariko Yesu yaravuze ngo icyabakiza nuko yagenda. Ni ukuvuga ngo icyo Yesu yita cyiza kubwo ari igihe tukita kibi, nyamara umwuka wera yaraje aba muri twe. Uko dusabana n'umwuka wera nk'uko wasabana na Yesu physically, bizatwongerera kuryoherwa urugendo, bizatwongerera gukurira muri Kristo, kuko dufite gishyigikira, dufite umufasha. Umwuka niwe utanga ubugingo, Yohana 6:63, ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Uku gukura ntahandi tuzagukura mu magambo y'Imana. Nujya mu ijambo ry'Imana ukagenda ufite umutima, ufite inyota, wifuza kumenya. Hari ukuntu mbabazwa n'umuntu utitaye ku ijambo ry'Imana. Urugero nk'iyo nagiye mu materaniro ahandi hantu cyangwa hirya no hino, ukabona umwanya abantu bagiye kwiga ijambo ry'Imana, niba ari uko ndi n'umwigisha w'ijambo ariko niyo atari njye urimo kwigisha nabwo numva bimbabaje. Ukabona umwanya w'ijambo ry'Imana nibwo abantu bagiye mu turimo. Abafite imirimo niko ko abantu bafite imirimo mu rusengero, ukabona bari mu biganiro barahuze. Nyamara Yesu yaravuze ngo amagambo mbabwira ni umwuka kandi n'ubugingo. Ijambo ry'Imana rihetse kudushoboza ibyo rivuga. Uru rukundo turimo tuvuga n'ubundi tuzarukura mu magambo y'Imana. Uko ntumbira Yesu niko mpabwa gusa nawe. Imana ishimwe cyane. Ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umuntu ubuntu ntacyo amara. Amagambo nababwiye niyo abazanira umwuka n'ubugingo. Muri iri jambo ry'Imana niko avuga. Gukura rero ni iki? Ni ugusa na Yesu, nta kindi. Ni ukugenda agira umutima umeze nk'uwe. Wakwibaza ukaza gufata akanya ukibaza uti se yasaga ati, yarabayeho ati, ese aramutse ariho mu gihe cyacu yaba arangwa n'iki? Ibiki yashyiraho umutima kurusha ibindi? Hanyuma ibyo ngibyo akaba ari byo twitoza. Niko gukurira mu buntu bw'Imana. Ntabwo nabasha kubivuga ngo mirangize ibyo nibyo mpawe muri uyu mugoroba. Nawe uko wegera Imana uzagenda uhabwa byinshi. Yesu uko tumubona cyangwa uko twasomye muri Bibiliya, yagize kumvira kutari uko rimwe na rimwe, ahubwo yarumviye kugeza mu rupfu. Niko bivuga ngo araganduka ntiyanga no gupfa. Yarumviye kugeza mu rupfu. Hari igihe twumvira ariko twahura n'ikikuta tugonze kigiye gutuma hari ikintu dutakaza runaka, kumvira kwacu kukagarukira aho ngo ukishyiramo utwawe nkishyiramo utwanjye. Ariko Yesu wacu yarumviye kugeza mu rupfu, atari ukumvira rimwe na rimwe gusa, ahubwo yarumviye kugeza mu rupfu. Yaranzwe no guca bugufi gukomeye. Yasize ubumana bwe mu ijuru, yambara kamere k'umuntu, imbata, umugaragu. Yaranzwe n'iki? Guca bugufi. Nitwifuza gusa nawe no gukurira muri we, tuzifuza ibi byamugize. Kumvira kugeza mu rupfu, gusaba Imana umutima uca bugufi buri munsi. Kamere yacu mw'abantu ikunda gukomera, sindabibona. Akantu gato Imana ikwitirije nduzuka rwogutiza, uhita wumva uko abandarayeho, kahita wumva karagukomeje, kumva kakugize wahatari. Niyo mpamvu iteka dusabwa kubwira umwuka wera uti maramo uru rukundo rwo gukomera, maramo urukundo rw'isi, maramo uru rukundo rwo kumenyekana, maramo uru rukundo rwo gushimwa. Ariko mwabonye uburyo dukunda gushimwa no kuvugwa neza. Maramo urukundo rwo gushimwa. Yaranzwe no guca bugufi, yaranzwe no gukunda bidashira. Urukundo rwe ntirufite umupaka. Nta n'uyu munsi aradukunda n'ibifuti byuzuye mu mugeni wa Kristo, n'ibifuti byuzuye muri twebwe aradukunda ntatureka. Urifuza gusa nawe, urifuza gukura mu kigero nk'ike, twitoze uyu mutima wo gukunda nk'uko yakundaga. Yaranzwe n'imbabazi zidakama, yaranzwe n'impuhwe n'imbabazi nyinshi. Yaranzwe kandi n'ukuri kudaca ku ruhande, ariko ukuri gukorera mu rukundo, gukorera mu kwitanga n'urukundo. Imana ibaho umugisha. Reka nsenge hanyuma soze umukozi w'Imana akomeze. Reka dusabe uyu mutima wari muri Kristo Yesu. Attitude, mind, ibyari muri Yesu, abari byo biba muri wowe, abari byo biba muri njyewe. Ntiwigaye ngo wumve ntaho uri, ni urugendo. Umubyeyi ufite umwana w'imyaka 3 ntabwo ararasenga ngo umwana ngo angane n'umusore wiga muri kaminuza. Oya, kigero cye ni cy'imyaka 3. Cyakora uwo mwana nagira imyaka 18, umubyeyi azamwifuza ko akora iby'abana b'imyaka 18. Inshingano y'umubyeyi ni ugukorera umwana isuku, ni ukumurinda ibyamurwaza, ni ukumugaburira indyo ikwiriye. Inshingano yacu
nk'uko Pawulo yavuze ngo we yateye imbuto Apolo aruhira, hanyuma Imana niyo ikuze. Inshingano yacu ni ukureba ko ese ndimo ndarya ibiryo bikwiriye, ese ndimo ndarinda umuntu wanjye wanywa imbere ndamurinda ibitera indwara. Ibitera indwara ni ibyanduza. Uyu munsi abantu benshi barimo barita ku byo barya, twatangiye benshi, harimo abimazemo igihe, hari ababitangiye dutinze kwita ku byo turya. Ariko umwana w'Imana hejuru yo kwita ku byo arya byinjira mu mubiri akagabanya ibibi, akwiriye no kwita ku byinjira mu bugingo bwe. Ibyo ni byo bitera indwara y'umwuka. Amatwi yanjye yumva iki? Amaso yanjye areba iki? Ibyo bintu iyo byanduza, iyo byinjiye birangwingiza mu mwuka, gatakaza umwete wo gusenga, gatakaza inyota y'ijambo ry'Imana. Noneho bya bindi byari kumbyibushya no kunkuza ntibifate. Amaganya y'isi akambana menshi, amakuba akandusha imbaraga. Ibyawe ni ukureba ubugingo bwawe buravomererwa. Ijambo ry'Imana ko yatubwiye ngo ni umwuka kandi ni ubugingo. Ari naho ijambo ry'Imana ryavuga ngo ubereshe ukuri. Ijambo ryawe niko kuri, riratweza, riradutungana, riratuboneza. Ese ndarirya bihagije? Ese nditindamo bihagije? Ese ndinda indwara umuntu wanjye mu mwuka wavutse wabyawe n'Imana? Uzi kuba umuntu yarabyawe n'Imana w'igitangaza azaranga ubugingo buhoraho, ukamwandarika ahantu ari hose, mu matwi yawe uvure mu kumva indirimbo zipfuye, ukareba ibiganiro bipfuye, ibintu bitakungura, uzagwingira. Kandi data akeneye abahungu, aragukeneye by'umwihariko mu mazina yawe, nta nubwo kwitiranya n'undi. Aradukeneye, akeneye ingabo nyinshi muri iki gihe cyane, akeneye ingabo nyinshi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ducunguze uburyo umwete kuko igihe ni kibi, burenda kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nituguma mu bitotsi, ni bande bari butwara ubutumwa bwiza? Ni bande bari butanga urukundo? Ni bande bari bubyutsa bari bacogoye? Ni bande bari busenge kugira ngo ubwami bwa Satani bureke kwavansa, kugira ngo imigambi y'ababiburizwemo? Twese dukomeza kwirebaho n'ibyacu, ni bande bari bwitange? Nidukomeza kuba abana se tukanga kuba mu ijambo ry'Imana ngo ridukuze, tugahora duteraganwa n'imiyaga y'uburyo bwose, tuzakorera Imana ryari? Ubutumwa bwiza burihutirwa, gukura birihutirwa, gukorera Imana birihutirwa. Data aragukeneye by'umwihariko, akuzi mu mazina, aragukeneye nkawe. Hari igihe twumva ubutumwa bwiza n'abavuga ubutumwa ari benshi, tukajya twumva ngo isi yabaye satire, ngira ngo bose barahari. Oya pe, ubonye umwijima uri mu isi, n'uburyo ari mwinshi, twarushaho kwifuza ko umucyo urushaho kuba mwinshi. Data, duciye bugufi imbere yawe, nk'uko umugaragu wawe Pawulo yavuze ngo we yateye imbuto Apolo aravomera, ngo ariko ni wowe ukuze. Natwe Mwami dufatanyije n'abakozi bawe duteye imbuto nk'uko dushobojwe. Turasenze ngo haboneke inzara n'inyota, kugira ngo iri jambo n'iryo basanzwe bumva n'iryo bumva ku minsi yabo yo gusenga rikomeze rivomererwe. Waravuze ngo ijambo ryawe ntabwo rimanukira ubusa, nk'uko imvura imanuka igatosa ubutaka, umuhinzi akabona imbuto, usarura nawe akabona umutsima, niko ijambo ryawe ritamanukira ubusa. Turakwinginze Mwami w'abami ngo urikoreshe yewe ukoreshe n'andi magambo yawe yose tuzi atarabyaye imbuto nyinshi, utugarukaneho imbabazi. Aho twasinziriye utubyutse, aho twagwingiye utugarukaneho imbabazi, udukurize muri wowe, uduhuze n'icyo waturemeye. Twasanze impano zose zahawe abantu, izo tubona hirya no hino, icyatumye uzitanga ni ukugira ngo abera batunganywe, nibarangiza babe equipe, babe equipped, bagire ibikoresho bagukorere, buri muntu ahagarare mu cyo wamuremeye. Urakoze kubw'iki gicaniro, nubaha umugisha, nubakomereza amaboko, nusubize gusenga ku buryo bwose buri muntu wese yazamukanye imbere yawe. Udafite amahoro yahabwe, wari urwaye tumuvuzeho gukira, imiryango yari ikinzwe n'umwanzi ikinguke mu izina rya Yesu. Tubavuzeho umugisha w'uburyo bwose, no guhirwa ko mu buryo bwose, no gukomerezwa muri uru rugendo utarugifite agategeko gusenga, ubuntu bwawe nibumuhongera yeguke. Wari ukonje mu rukundo kubwo guhemukirwa no kubabazwa, umuriro wawe Mwuka wawe niwongere wake mu mutima we, ahabwe za mbaraga zawe na bwa buntu bwawe. Ndagushimye ko ari wowe udushoboza, dushobozwa nawe uduha imbaraga. Urakoze kutarobanura ku butoni twebwe abambaye umubiri, abantu ubuntu ugikorera muri twebwe, tugakoreshwa iby'ubutwari, tukaguhindukira amaboko mu isi, tukaguhindukira akanwa, tukaguhindukira amaso, tugahinduka abakugendera, abazana amahoro aho bageze, abazana ibisubizo aho bageze, kandi turi abantu ubuntu Mwami, ukatwitiza, ugatura muri twebwe, ugakorera muri twe. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire. Umugisha abatuma iki gicaniro kitazima, umugisha Pastor Hole nabo bakorana, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, urakoze kwitanga, umugoroba mwiza. Bye. Hallelujah.
musabire umugisha mufungure mikrofone zanyu duhe Imana icyubahiro haleluya amen